yarasakuzaga subwo shitani yayoberwa shitani ingenzi yayo ntabwo bishoboka ibidayimoni ntibishobora kubura gusakurisha ibindi bidayimoni bigenzi byabyo cyagihe ndimo nguhanurira hari igihe wajya gukunda kuvuga ngo yiwe wamana we ngo nariyoroshyaga cyane yoroshya ngo kugira ngo komeze vuge ngo kariho papa niba rero umuhanuzi mu by'ukuri muvandimwe ari guhanura iby'inzu akaguhanurira iby'abana akaguhanurira iby'amafaranga ibwo subuhanuzi ubwo utakubwira Kristo subuhanumva warahanuye nawe narahanuye muvandi narahanuye ariko hanura ibinyoma manura ibinyoma manura amazu manura amakwe manura amaka manura amamodoka manura imyenda manura inkweto kandi nkahanura ibyo ntagira nkahanura ngo iby'amazu ntayongira nkahanura iby'amamodoka ntayongira kuko abahanuzi bahanuye iby'agakiza ngaba abahanuzi ngabo abahanuzi abandi bahanuzi bandi bahanura iby'isi bahanura ibyo by'isi abo batumwe na shitani nanjye ni naratumwe na shitani nabizi ko ari shitani unkoresha nanjye nkajya mbwira abantu ngo ni Imana kandi ari shitani ubu noneho ndi umuhanuzi uhanura iby'agakiza mbwira abantu ko agakiza kabonetse ndetse akaye gakiza ko umuntu wari umunyabyaha ndetse wabibereye umunyabyaha mu ivuko muri Adamu ndetse ko ntacyo yari gukora nta nicyo yakoze nta nicyo azakora cyari kumukiza uko kurimbuka ndetse noneho habonetse Yesu abumukiza abanyabyaha bose ndetse yemera kwishyiraho noneho ibyaha by'abari mu isi amaze kubyishyiraho anahanwa igihano umunyabyaha yagombaga guhanwa amena amaraso ye muri ayo maraso ibyaha byacu turabibabarirwa ngo umunezero mfite ngo kuko ndi umuhanuzi noneho turishimye cyane murabona ko mu by'ukuri turi abagabo bishimye turabasuhuje kubera ko uyu munezero dufite mu by'ukuri tuba twumva twawusangiza n'abandi bose bakabaho ubuzima bunezerewe ikitunejeje nta kindi turi abantu bamurikiwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza tumenya ukuri kuri hejuru y'ukuri kose kubaho uburyo umuntu aba intungane amasengesho atabigizemo uruhare twarayasenze ariko tubura ubutungane amatura atabigizemo uruhare kuko twarayatanze tubura ubutungane cyane ubuhanuzi butabigizemo uruhare kuko twarahanuriwe turanahanura uyu yari umuhanuzi wanjye ariko yabuze amahoro ariko nanjye yahanuraga ndayabura kubera ko ibyo byose ni ubuhenzi bwa satani amen ni ubuhenzi bwa satani butuma abantu biringira ibitari byo kwiringirwa kandi buryo ibyiringiro ni bimwe yego ni ukwiringira ko umuntu azabana n'Imana byiteka ryose amen naho baguhanurira amazu amamodoka abagore n'abagabo ntabwo bijya bihesha umunezero nk'uwo dufite hano nge n'uyu mugabo witwa Mugisha turanezerewe cyane ariko kubera ko ntabwo tuzarimbuka turi abakiranutsi kuva uyu munsi kugeza iteka ryose tugiye mu ijuru amen Imana yarakoze amen nta kindi kiba kituzanye hano kuri iyi sheni ijuru ntirikorerwa ni ukugira ngo uwo munezero tuwusangize n'abantu ni ukugira ngo nuko kuri twamenye tugusangize n'abantu mugi kubona amahoro birashoboka kubona ijuru birashoboka cyane umuntu atabyishatsemo uko n'ukuri nitwa Kagimbo Eric ndi umukiranutsi tuje kubwira abantu uburyo satani abahendera mu madini ubwo buhenzi bwa satani tuje kubukubitira kumugaragara uyu yari umuhanuzi turabuzi yarahanuraga yuzuraga umwuka wera ariko ntabwo wari umwuka wera wari umwuka mubi wa shitani agahanura n'ibintu bikaba ariko adatumwe n'Imana cyane yari umuvugabutumwa akaba arabyivugira nawe yasuhuza abantu ndabasuhuje nanjye mu izina rya Yesu amazina yanjye nitwa Musabyimana Yozefu Mugisha
nanjye narakijijwe ndi intungane ndi umutagatifu natagatifushirijwe muri Kristo Yesu ndanezerewe cyane yego nari umuhanuzi uhanura ndetse n'ibintu bikaba ngahanurira umuntu inzu akayibona hari ibyo y'umanurira biraba hari ibyo naguhanuriye biraba ariko n'ibindi ntibyaba shitani n'burya nawe niko akora shitani ntabwo aba ari Imana kuko ntabwo umwuka w'Imana wakorera mu munyabyaha ntabwo wakora oya ntabwo byavuga gutyo kuko inzu wahura n'undi nawe akayiguhanurira n'umusazi ashobora gusara akagusarira avuga ko uzabona inzu kandi ukayibona ni satani ubikora dusomye nk'ijambo ry'Imana riboneka mu Batesalonike yego urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike mu bice 2 yego ku murongo wa 4 yego ubwo turashaka kubwira uburyo satani ari gukoresha abantu abahanuzi cyane rwose kuko ubuhanuzi bw'aba bantu batitira bavuga Imana nzanza twajyaga kuvuga ngo umuntu utabitse nzayimana nguwo ngo ntacyariho nguwo ngo ameze nk'inziri mu manegeka umuntu utabitse ngo nzayimana bavuga ngo nzayimana ni nzakugirira gutya nzaguha inzu umuntu udafite ngafite ibibazo ngo yubatse mu manegeka ariko twajyaga ngo tubabwire ukuntu ari satani ubikora yego kugira ariko arimbura abantu benshi cyangwa se arimbukane n'abantu benshi ntabwo birari bihura n'ijambo ry'Imana umurongo wa 4 bavuga ngo ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana nguko ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana yego muvandimwe nicyo cyakoraga ariko binamenyekane kandi binumvikane bitewe nuko uyu mwuka uyobeje benshi umwuka wa satani uyu mwuka shitani uyu mwuka w'umugome shitani uyobeje benshi kandi bakawita ko ari umwuka uturuka ku Mana ariko Mugisha batarajya kurenya nashaka kubaza yego nashaka kumva umbwira ukuntu byazaga neza kuko niba ko bitaratuga ku Mana wumvaga bije kwita ibyo bintu byakuzagamo gute nibyo watekerezaga byaturukaga ntabwo ari ibitekerezo kubera ko abantu babimenye ko shitani nawe ari ikinyabubasha kandi ijambo ry'Imana rivuga ko atari gitangaza ko shitani abasha kwihindura marayika w'umucyo ndetse akanavuga ibintu ndetse ubwo abantu babonye ko ibyo umuhanuzi avuze bibaye bakabyitirira ibituruka ku Mana hari icyo bita umwuka w'uruhererekane nagiye nkubona aho mvuka mu buryo bw'umubiri uburyo ki umuntu atangira kwiyumvamo ibintu by'imbaraga ndetse ibi bintu by'imbaraga agatitira ndetse akanahindira mu gatuza agahirita mbese ugatekereza ko ari uko Imana iza ariko mu by'ukuri ntabwo yabaga ari Imana wabaguzi ko ari Imana kubera nyine ikibazo cy'ubujiji bwo kutamenya Imana kubera ko abantu benshi mugiye batekereza Imana cyangwa batekereza shitani nk'ikintu gifite amahembe umva hano akuntu nyine afite amayoberane menshi batekereza satani nk'ikintu gifite amahembe nk'ikintu gifite ibyinyo mbese nk'ikintu kibi cy'ibihembe bimeze gutya ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo yigira nka marayika w'umucyo akanyura muri uyu akavuga ibizaba ndetse bikaba cyangwa bimwe ntibibe ariko kugira ngo abantu bakomeze kurushaho kuyoberwa Imana nyakuri
ko nukuri muvandimwe shitani akorera mu bantu yiyise imana nyine ntagaragara nawe ntabwo yaza yitwa shitani ayobeje benshi bazi kuko hano ngo ngazicara mu rusengero ngo azishyira hejuru y'ikintu cyitwa imana cyose ubwo mbese akihindura imana kugira ngo abantu bamusenge kugira ngo avugire muri mugisha bavuge ngo imana iravuze kugira ngo avuze ikizaba n'icyanasohoka ati dore imana ariko imana ntishobora gusezeranya umuntu ibibora ntabwo bishoboka imana n'uwiteka n'ibyo isezeranyije bari iby'iteka ryose nguhaye inzu izasenyuka hari n'ibyo ivuga iyo mana yabo imana shitani bidasohora nibutse twigeze tujya gusenga etsiye n'uyu mugabo witwa Mugisha nawe nubwo yari umuhanuzi nawe yakeneraga ubuhanuzi nawe yajyaga akenera abamuhanura nakeneraga abampanurira cyane rwose none se utafite ubwo buhanuzi bwanza wowe umutima wawe ntiwaba guhagaze nabaga ndi kumwe n'abandi bakozi ba shitani nabo ntegereje ko nanjye bampanurira bakambwira nanjye bizambaho ariko bigeze bamuhanurira amafaranga twari turi kumwe icyo agombaga yaragiye gukora ubukwe tujya mu butayu bwa mbere arasenga kugira ngo y'amafaranga aboneke ko igihe icyo kuyakoresha cyari gisohoye ubwo bwari bwegereje arayaheba tujye mu bujurire nari ndifite ko ngomba kubona amafaranga ariko nituvuga imana nicyo cyishyizeho ikintu cyose cyitwa imana kugira ngo cyite imana noneho Mugisha tugeze aho biranze mu butayu bwa mbere tujya mu bwa kabiri icyangugu ku musozi wa murya umusozi wa murya bawise murya ngo ni murya ngirya ibibazo ngikaruka ibisubizo nuko yitwa turagiye umugabo ikigeragezo bajya bavuga ngo umukirara nka gishinyitse nyine turasenga hari ukuntu twajyaga umuntu akajya mu nguni ye undi agafata inguni ye ngo yongorere imana yiherereye njya kumva mu ijambo kadarikoze wa mana we ugira indimi ebyiri ni wowe wavuze si wowe wavuze atasama turebe mugiraga mu ishyamba rya murya nyine atasama turebe niba udafite indimi ebyiri ibyo wavuze ko bidasohora n'igihe wabivugiye kigeze ibyo wampanuriye ibyo wambwiye wamanawe ko bigeze igihe cyo gukoreshwa ugira indimi ebyiri none nkaba mbona biri hafi kugera nkabona iyi ni imana dusenga burya uribuka hari ikindi cyari cyabanje twari twabanje mu butayu bw'ibyumba ku mazi nijoro noneho nge nshagaguye ibyatsi mbihindura amafaranga mfata hari umusaza twari turi kumwe mugira ngo umusaza mukuru uzajyana ayo mafaranga we yagombaga kuyajyana aba nabo mbagira abaherekeza umusaza yari inkwano yari yabuze yabaye ikibazo kandi Imana arambwiye inkwano kandi bigera ku musozi ari ntayo ubwo rero kubera yabaga ari amasengesho yo gusenga dutota Imana tuyibwira ko igomba kuduhereza ibyinaha ku isi akora gutya n'abaduteze amatwi ndabizi benshi batarizera inkuru nziza y'ubutumwa bwiza ibyo nibyo babamwo ibyo nibyo babamo nibyo bibayobeje nibyo nta kindi ubwo rero turayabura nyabuze koko turongera dufata nyine igihe cyo kujya muri murya nuko rero ni Imana ndakuzi uri Imana ivuga ni kandi uravuga bikaba wategeka bigakomera ntiyari ikintu nkuziho wa mana we ntiyari ikintu nkuziho nicyo kintu ndakikuziho wa mana we ninzi kutagira indimi ebyiri
asamandebe mana we ninzi kugira rumwe ni none zibaye ebyiri wari yasame agasuzuguro k'abanyabyaha ko kutamenya imana no kutamenya imana ariko mu Imana ishimwe twagiye twizera ibintu byinshi ibinyoma byinshi ariko se ndashaka kumenya nyine karamenya ahantu abantu bajya gusenga bagahabwa nayo masezerano nkuko nyine yego wende bene bajya bagatanga amasezerano yego ko nimwe mwayatanga yego ko bavuga ko ari ujya handi kugira ngo umenye ko ari yavuze nayo ikabi erega shitani nawe aberaho si cyarimwe ni umwuka nituvuga shitani abantu ntibagatekereze ko ari ikintu kiri hamwe ni umwuka nyine wa shitani ubasha gukorera kandi mu batumvira imana ubasha gukorera mu banyabyaha ndetse mu by'ukuri niyo umuntu ariho akoreshwa na shitani akenshi ntabwo abazi ko ari shitani abazi ko ari imana abazi ko ari iri kuvuga ibyo bintu by'amazu iri kuvuga ubukwe iri kuvuga amamodoka ariko mu by'ukuri ibyo si cyo gitangaza ntabwo ari igitangaza kuko igitangaza gikomeye ni ukuba umunyabyaha imana yaramuhinduye umukiranutsi nta kindi akoze ibyo rero n'ahandi nyine twajyagayo natwe tukajya kureba koko yavugiye igahanga turebe ko ari nayo yanavugira ikarama yavugiye i Kigali tujye kureba ko ariyo yanavugira n'ibyumba kandi wanahagera koko bigahuza nubwo wumva babivuze ariko bigapfira ahantu hamwe ukaba uzi ko n'ubundi uzarimbuka rero twagiraga nyine ngo tubwire abantu tunabasomeye ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye ko biriya bintu bikorwa na Satani wabasomera cyane cyanditswe cyo mu Batesalonike n'ubundi uhereye nko ku murongo wa 9 ukageza ahari kandeba Tesalonike ba 2 ukageza nko ku murongo waho wa 10 ku murongo w'10 reka dusome uhereye ku murongo wa 9 haravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Someno wa 11 nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ndetse mu by'ukuri turiho dusoma muvandimwe iri jambo nibutse irindi jambo ry'Imana Pawulo yabwiye Abafilipi ababwira ngo mwirinde zambwa. Ari ibintu birajya avuga kwirinda zambwa ariko akanavuga no mwirinde n'abafite gukeba kubi. Undi iyo bavuze imbwa nje numva aba bahanuzi bahanura ibintu by'ibitangaza by'inaha kwisi bahanura ibinyoma. Donc ubwo kuba naguhanuriye bigasohora ntabwo bivuze ko atari ibinyoma. Kuba nakubwiye inzu ukayibona ntibivuze ko atari ibinyoma kuko ntabwo Imana ari ibyo yakwiringiza abantu. Kuza k'uwo mugome yego kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani. Icyambere bufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza n'ibinyoma. Yego urakoze. Gufite ibitangaza ibimenyetso gufite ibimenyetso ngo gufite n'imbaraga n'ibinyoma ngo n'ibinyoma. Nkunze ko byose ngo ari ibinyoma. Ibyo nizo mbaraga ibyo twiti kuko ntushobora kwita ku ikintu gifite imbaraga utabonye ko byasohoye. Ntushobora kuvuga ko ibintu bidafite imbaraga utabonye n'ibimenyetso. Kuko hari no kwirukana abadayimoni. Icyo gihe twirukanaga abadayimoni tunavunderezaho abantu amacanjwe ngo turakwirukanye ngo abazimu bashye noneho
noneho hari n'igihe umuntu yaribwaga n'inshya agasakuza kuko no gukubita ngo ni Imana iri gukubita ngo nima n'umuntu yarasakuzaga si ubwo shitani yayoberwa shitani ingenzi yayo ntabwo bishoboka ibidayimoni ntibishobora kubura gusakurisha ibindi bidayimoni bigenzi byabyo ari igihe satani yakubuzaga no gukora akazi kagutunga ariko buretse cya gihe ndimo nguhanurira hari igihe wajya gukunda kuvuga ngo yiwe wamana we ngo nariyoroshyaga cyane yoroshya ngo kugira ngo ukomeze uvuge ngo kariho papa ngo kariho mubyeyi ngo kariho numvaga ari Imana kuvugana n'Imana rero bavugaga ko ari umuriro ukongora byasabaga ko wikunjakunja niyo yari kubwira ngo ryibuye umuhanuzi wari kuriri agiye kugaragaza ati Imana inakubujije akazi wakoraga ugakareka ukajurira nane ariyo Mugisha yari umuvuga ubutumwa Imana yamubujije gukora ndayibuka agenda nabibwira ati rewa Mana we mbese nkomorera ntangire gukora ubona ko ibintu bikomeye akigera mu butayu umuhanuzi kaza baraje maze avuga ati bra nayibonye buri ati ningiziye ati ningiziye iramubwira ati Imana iyo Mana itangira kuvuga ati sinakubwiye ati nakubwiye ngo iki Mugisha avuga ati nemeye kugukorera wa Mana we ati nubwo inzara mbese turagira ngo tubwire abantu mu by'ukuri biriya bintu ni shitani baba bavugana nayo n'ukuri ntabwo ubuhanuzi buvuga ngo nza ari ubuhanuzi buzutse ku Mana ahubwo ubuhanuzi nyakuri n'ubuhanuzi bwaje buhanura Kristo yego cya gihe Yesu niko ahari ni Filipo yego wabwiraga ni Nikodemu ni Natanayeli yego yaramubwira ati Yesu yaramaze kuvugana na Filipo yego no Filipo aravuga ahamagara Natanayeli ati Natanayeli we nimba atari Natanayeli uhamagaye Filipo akamubwira ati wa wundi amategeko yanditse yego n'abahanuzi bakamuhanura yego namubonye ni Yesu w'i Nazareti yego yego twaje kuvuga ko ubuhanuzi nyakuri n'ubuhanuzi bubwira abantu Kristo yego muvandimwe unyibukije abahanuzi icyo bahanuraga iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo w'10 hari ijambo rivuga ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye ngo barondora ngo n'igihe icyo ari cyo n'imibabaro byacyo ngo n'ibimenyetso by'icyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo nishaka ndekeraho umva ibyahantu abahanuzi b'ukuri bahanuraga ibi bintu byumvikane kuko uyu ni umwuka uzengereje abatuye isi ndetse uyu ni umwuka ku rwego rukomeye abantu bamazeho abantu ibyabo babamazeho ibyabo babamazeho amafaranga batanga amaka yabo ngo bari kuyahereza abo bahanuzi babita ko ari abahanuzi ngo batumwe n'Imana ndetse mu by'ukuri abahanuzi icyo bahanuraga ngo bahanuraga ibyako gakiza bakanarondora iby'ubuntu twari tugiye guhabwa dore ngaba bahanuzi b'ukuri nibo rwose niba rero umuhanuzi mu by'ukuri muvandimwe ari guhanura iby'inzu akaguhanurira iby'abana akaguhanurira iby'amafaranga ubwo si ubuhanuzi ubwo utakubwira Kristo si ubuhanuzi uko nibyo Mose yanditse mu mategeko burya yari yanditse Kristo ariko n'abahanuzi bahanuraga Kristo uzaza amaze kuboneka rero ngo araho yazamukanye na Petero na Yohana bajya gusenga bagiye ahantu ariko ngo bakihagera ngo babonekerwa na Mose ngo na Eliya Petero ati noneho ati duca ingano ngo imwe ya Eliya iya Musa
niya Yesu. Yego. Yesu cyane cyo ngo ntiyarazi ibyo yavuze. Yego, ntabwo yarabizi. Ariko ngo haza kubaho noneho ko Mose agenda, Eliya aragenda, ngo hasigara Yesu wenyine. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Mose yaraje kuvuga ati dore ibyo nanditse mu mategeko byarasohoye. Yego. Ni Kristo nguyu. Yego. Ngahita yigendera. Arabura. Yego. Eliya navuga ati dore ibyo nahanuraga. Dore nguyu. Ntabwo Eliya yigeze ahanura amazu. Oya, ntabwo ari amazu. Eliya ntiyigeze ahanura imodoka. Oya. Yahanuraga Kristo uzaza. Ndetse wumva bari barapfuye Kristo aboneka. Yego. Ariko ngo bongera kubonekerwa nabo nko kuza guhererekanya ububasha. Yego. Uvuga ati dore ibyo navugaga amategeko ngaya dore ngibi bisharahagamagara amategeko. Eliya hagarara ubuhanuzi ati dore uwo nahanuraga nguyu yarabonetse. Yego. Icyo cyanditse cyavuga ngo hasigara Yesu wenyine. Amen. Ubuhanuzi budahanura Kristo ni ubuhanuzi bwa shitani. Yego. Uko nukuri rwose. Impamvu tunezerewe nuko twasohoreweho n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwadusohoreyeho. Nuko amategeko yadusohoreyeho. Amen. Nyine twagiraga ngo tubwize abantu kuri mugi. Buvanda abantu bamenye ukuri. Abantu bamenye ukuri bave mu rujijo. Umva warahanuye nawe. Narahanuye muvandi. Narahanuye. Ariko hanura ibinyoma. Manura ibinyoma, manura amazu, manura amakwe, manura amaka, manura amamodoka, manura imyenda, manura inkweto, kandi nkahanura ibyo ntagira, nkahanura ngo iby'amazu ntayo ngira, nkahanura iby'amamodoka ntayo ngira. Ubundi umuhanuzi w'ukuri yakabaye ahanura ibyagira, ariko nawe yakagombye ibaze kubwira abantu ibintu byabakiza bitaragukijije. Uko bamose bo bandikana ba Eliya bahanuraga Agakiza bakagira, ariko nge ngo ndahanura ngo amamodoka kandi no gutega byabaye ikibazo. Aravuze ati ndamureba ariko su ntabwo ari ngaba bahanuzi. Umuhanuzi wabonaga Kristo. Nabo bajyaga muri Egiputa bahanuye ko ariko ntibagezeyo. Ubundi donc abahanuye byo muri Egiputa nabo ntibagezeyo ba Mose se. Ni Kanani nyine. Abahanuye iby'Ikanani nabo muri bo ubwabyo ntabwo bigeze bagerayo. Kubera ko bagomeye Imana bamwe muri bo. Rero igitumye turi ahangaha dukomeza no kugenda tuvuga kuri ibintu by'ubuhanuzi nuko ari urujijo n'amayoberane akomeye umwanzi akoreramo. Ahaho arahashoboye, ubuzima bwa muntu bwose abuzi neza cyane. Ibyinaha azi kubibwira abantu cyane rwose 100%, ndetse akanabisohoza 100%, ariko ntabwo ashobora kuvuga iby'agakiza kuko abahanuzi bahanuye iby'agakiza. Ngaba abahanuzi, ngabo abahanuzi, abandi bahanuzi bandi bahanura iby'isi, bahanura ibyo by'isi, abo batumwe na shitani. Nanjye ni naratumwe na shitani, nabizi ko ari shitani unkoresha, nanjye nkajya mbwira abantu ngo ni Imana kandi ari shitani. Iki abantu bakimenye ngo ndetse bakanarondora iby'ubuntu. Ntiwumva abahanuzi ngo bakanarondora iby'ubuntu. Ubwo kandi babahanuzi ko twajyaga no gusanga ngo turi kurondora n'abantu ngo ibyaha, kandi nanjye ndi umunyabyaha, ndetse tugahagarara no ku rugi ngo turabatambye. Abandi bakajya mu maguni y'ibyumba by'inzu twabaga turi gusengeramo, tukajya turirimba ngo ndebera Mana, ndebere ko bose bari ku murongo, ngo ndebere Mana, ndebere bose ko bari ku murongo. Nanjye umurongo ntawo ndimwo, ariko ngo ndi kurebesha abantu, ngo ndi kubarebera ngo ko bari ku murongo. Bavandimwe, abaduteza amatwi hari abizeye ariko hari n'abatarizera, ariko bari muri ubwo bubata. Ndetse cyane abatari bamenye iby'agakiza, abatari bamenya ko bababariwe ibyaha byabo binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo, ndetse ngo bagakira urupfu rwo kurimbuka rw'iteka. Iki bakimenye mu madini yose agiye atandukanye. Iki nicyo kisha abantu bose. Burya n'udasenga nawe acungiye ngo kubahanuzi, ndetse mu by'ukuri ibi byanasenye n'ingo z'abantu. Byasenye ingo z'abantu, birazisenya. Umugore akaza ukamuhanurira, ndetse wamara no kumuhanurira ukamubwira ati mpereza amafaranga, kandi umaze kumubwira iki ngo umugabo ngo si uwawe. Yego
ngo uriya mugabo ngo ntago ari uwawe, yego rwose, ukamusaba n'amafaranga, ukanamusaba n'amafaranga. bakaza bagasanga umugore umaranye imyaka 10 n'umugabo, bakamubwira ko umugabo atari uwe. Cyane rwose. Ni shitani ariko twababwiraga ngo muve ku kinyoma. Kristo niwe wari ukwiriye kuza, ariko n'abahanuzi bahanuraga kugira ngo umwizera wese akire kurimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Amen, amen. Murakoze cyane rero. Yego. 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 Ubu icyo mpanura noneho naje kuba umuhanuzi w'ukuri, mpanura iby'agakiza noneho twabonye. Ubwo nahanuriraga abantu iby'isi, ariko kandi nanjye ntari navuka nkiri umunyabyaha, ntaravuka ku Mana. Hanyuma ariko noneho abahanuzi n'ubundi bukuri ariko barahari. Abahanuzi bukuri barahari, ariko batandukanye n'ababandi biringiza abantu iby'isi. Noneho nk'uko twasomye ijambo rivuga ngo abahanuzi bose bahanura iby'ako gakiza, ubu noneho ndi umuhanuzi uhanura iby'agakiza. Mbwira abantu ko agakiza kabonetse, ndetse akaye gakiza ko umuntu wari umunyabyaha ndetse wabibereye umunyabyaha mu ivuko muri Adamu, ndetse ko ntacyo yari gukora, nta nicyo yakoze, nta nicyo azakora cyari kumukiza uko kurimbuka, ndetse noneho habonetse Yesu aba umukiza w'abanyabyaha bose, ndetse yemera kwishyiraho noneho ibyaha by'abari mu isi. Amaze kubyishyiraho, anahanwa igihano umunyabyaha yagombaga guhanwa, amena amaraso ye. Muri ayo maraso ibyaha byacu turabibabarirwa. Nguwo umunezero mfite, ngo kuko ndi umuhanuzi, noneho ndi umuhanuzi uhanura noneho ukuri, ntabwo nkiri umuhanuzi w'ibinyoma. Imana ihimbazwe.